hari relationship zitangira neza cyane rwose, love nyinshi, caring nyinshi ndetse na happiness nyinshi, ariko nyuma y'igihe bikatangira kugenda bihinduka bucece, bigahinduka gahoro gahoro. Kandi ikibazo nuko relationship nyinshi zipfa kubera utuntu duto duto abantu benshi birengagiza. Buri ibintu twirengagiza cyangwa se amakosa twirengagiza ni azadukoraho, bwabona ubuto buto buragenda bukabyara ibibazo bikomeye cyane kugeza ubwo icyo kibazo utabasha kugikemura, kugeza ubwo umuntu yikorera umutwaro atazabasha gutura. Gusa iyo ubonye video usanga wowe igisubizo. Uyu munsi reka tuvuge amakosa 7 atuma relationship nziza ipfa bucece. Gutyo wowe usabona kuri kino video kugeza ku musozo ukarushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse. Niba ngombwa ukona no video hari abantu benshi agiye bifasha yisharinga kugira ngo abantu benshi nabo bagumye kubyungukiramo, dukomeze kubana 5 kuri 5. Niba munyemere mureke tutangire n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere ni ukubura communication. Silence ikabije ishobora gusenya relationship. Iyo abantu batavugana neza, misunderstanding ziriyongera, distance igakura ku rwego ruri hejuru. Kandi iyo distance yagiye hagati ya relationship ntago aba ari sawa. Muri bihe haranditse ngo habaye igihe cyo guceceka ndetse n'igihe cyo kuvuga. Aho no mubwiriza 3:7. Communication nziza ni foundation relationship. Bityo rero communication ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Usujya muri relation ni ingenzi buri hantu hose, kubera ko na hagati ya telefone n'indi iyo wabuzemo network cyangwa se communication ntago ubasha kumvikana n'umuntu muri kuvugana. Naho kabiri ni ukudaha attention. Rimwe na rimwe umuntu aba adashaka ibintu byinshi, ahubwo attention, care no kumva yuko yitaweho. Ibyo ngibyo bivuze feelings zitangira kugana ku mvuduko uri hejuru. Kandi ibyo ngibyo usibye no kuba muri relationship no mu buzima busanzwe ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko buri muntu wese akwiye cyangwa se akenewe kwitabwaho cyangwa se guhabwa care no kumva yuko yitaweho kandi yisanzuye. Ibyo byose rero nubwo bitwangira ariko ni ingenzi, bibaye byiza twakabikurikije, kubera ko nibyo twubaka muri relationship ndetse no mu munsi buzima busanzwe. Naho gatatu, guteranya problemu no kutazikemura. Ikibazo kidakemuye cyo kinini cyane uko igihe cyangwa se uko iminsi igenda ishira. Buri ibintu twirengagiza nibyo zasubira inyuma bigatwituraho. Bibaye byiza rero kugira ngo uvuge ngo sinamenye, wavuga ngo nge naje kubimenya. Bityo ko iminsi igenda ishira cyangwa se igihe kigenda gishira, niko sentiment igenda yiyongera ku mvuduko uri hejuru. Event urukundo rugatangira kugenda rupfa bucece wowe utabizi. Naho kane ni ukubeshya no guhisha ukuri. Trust ni byose muri relation. Lazy noya ishobora gutuma cyangwa se ishobora kuvamo ikibazo kinini cyane. Iyo trust igiye relationship nayo irakomereka, kubera ko trust isa nkaho yubakiyeho byose. Niyo mpamvu rari ingenzi muri relationship. Iyo igiye relationship nayo irakomereka cyane ku mvuduko uri hejuru. Niyo mpamvu rero tugiye kuyisigasira muri byose. Naho gatanu, gufata partner nk'ibisanzwe. Abantu benshi bashima relationship yabo iyo yamaze kugenda cyangwa se yamaje kuyitakaza. Burya ngo kamaro k'ikintu ukabona iyo cyamaje kugenda. Iyo appreciation ibuze, respect nayo kagabanuka, caring ikagenda cyangwa se igashira, urukundo rutangira gukonja. Kandi urukundo rwakonje kuzongera kurushyushya ngo garuse mu murongo warwo biragwana cyane, bisa nkaho bitanashoboka. Muri baranditse ngo umukunda ari by'ukuri. Aho ni Petero 1:22. Buriya muvandimwe ijya ujya neza wigendere, kubera ko urukundo ruruta byose kandi ni n'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi usibye ne muri relationship. Naho gatandatu, kudafata igihe cyo kubaka connection. Relationship ntabwo iba strong automatically, isaba time, effort ndetse na quality moment. Ibyo byose byabuze abantu batangira kuba strong bucece. Naho karindwi, igwanisha ari rikabije. Rimwe na rimwe ikibazo si ukubura urukundo, ahubwo ni pride, kutemera amakosa ndetse no kutavuga ngihangana cyangwa se kutavuga sorry cyangwa se kutihanganisha umuntu. Ibi bintu bikagenda byiruka cyangwa se byiruka bucece. Muri biharanditse ngo ubwibone bubanziriza kurimbuka. Aho ni imigani 16:18. Ariko kandi ukuri nuko relationship nyinshi ntabwo zipfa kubera instant, zipfa bucece buhoro buhoro kubera habits ntoya. Niyo mpamvu communication, honest, respect ndetse no kwitaho ari very important mu buzima bwacu bwa buri munsi.
ariko nanone kangira akantu mbibariza, ni irihe kosa ubona risenya relationship nyinshi muri iki gihe? Twandikira hasi muri comment igitekerezo cyawe twiganirire. Ariko nanone video izakurikiraho izaba ari umuriro cyane, izaba ikomeye cyane kubera ko tuzavuga ibintu 7 abakobwa bakora bigatuma abasore babakunda cyane. Yego rwose nibyo cyane biranashoboka cyane. Mbibutsa yuko channel bitu kuri kutavugwa nijishwa bigano geranye n'inkundo ndetse n'ubuzima. Kanda subscribe ukane no kunzajya kunya kutaracikwa n'indi video izakurikiraho. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.